sinzi umuntu nigeze gukorana nawe mama arabimbwira ariko abaturage bamubwiye nigeze gukorera ku Isimbi ikibahandi ku Isimbi hotel yaje nyimara kuvuga ngo icyo kigo nabangijeho ngo Saint Catherine makoko hamwe navuye ngo nzashaka umugore w'inzobe ariko none unabivuze mbere ya mbere uko mbivuga ndi kuvuga ngo 0+0 iko 0 ndi gukoreshwa na Isimbi ngeze mu rugo mama arambwira abaturage bambwira ati ngo nagukoresheje yari amamiliyoni ikiganiro cy'umunsi umwe kigira amamiliyoni bari abakobwa niwo muntu ijambo favorite ngari muri yanyeruru baze ijuru yanjye ntago ribera samumureke ntabwo sindimbo z'abakobwa njye nazamenya ngo ubona ijambo nuwo yewe umuzaza nta lyrics ni Vestine na Dorcas Vestine na Dorcas reka mbivuge gutyo ni inshuti zanjye n'abana namenye bari bakiri ku ishuri batari bamenyekana kuko umwarimu wabigishaga icyo gihe ntago bakihiga twariganye kuri kaminuza wabigishaga kumuhoza wabigishaga groupe scolaire Muhoza Musanze twariganye kuri kaminuza rero wabafasha aka video gutya bambaye uniform arambwira ngo kunyamuntu ukoresha impano wazaje ko mfite abanyeshuri barenze njyayo kubakoresha Musanze banza no kubabura mama wabo bisaba ntago rero ngewe nari gufata Vestine na Dorcas ngo mbajyane muri studio ntago nari kubafata ngo nge mbandikira indirimbo kuba Irene yarabafashe kuriya ukuntu ubundi byagenze ngiye nkimara kubakoresha ikiganiro bwa kabiri ngiye na Chase na Peter arambwira ngo sinabo gusa mwana ucuranga umwana urimba nka Marina nabo arambwira mbamuhe nta telefone rero bari bafite ariko nyuma yaho byaje kuba singiye sinyashaka kuvuga uburyo ibya Irene nabari abana ngo nanjye ngo nimba narabamuhaye nibiki akora umunwa agira ute yige nabi Fabrice yavuze imivugo Fabrice yahuye na Madame President wa Republika nyuma yuko ahuye nawe Numungu wanyu pio nikasweze ngeni Legacy TV nchimo kwa subscribe nga ku Legacy TV uhereye mu ntara y'amajyaruguru amajyepfo uburengerazuba umujyi wa Kigali aba diaspora muri Oceania Amerika Asia ibindi bihugu bya Afrika mu bantu ingenzi hangaha uyu munsi ndi kumwe n'umuntu harakananganya numva katanyira bavuga ngo gihenda gakira urarinzi gicyongo ukundira uri umuntu w'umugabo Sam imeze bite umusaza ni fresh one ebana nishimiye kugera kuri Legacy TV Legacy TV nahageze cyane nitwa Sam Gakire kuva mu rugendo online TV Jeze mpamvu manje karaka irananganye yemera ko binyemera ukanye kare akantu ntago numvaga ko nzagakoresha mu hariya nzinzi uwo bita nzinzi n'umuhanzi yarakandirimbiye kandi sogokuru se oya ari umuntu ucuranga ufite ubumuga bwo ntabona okay aracuranga yabanje kuririmba akandi roki ajya akoresha ngo genda kimomo urarenze none nanjye duhengeye kumukoresha ntanabizi ko ari wakaririmbye numva nanjye arandirimbye agakoze kabaho ngaho nyine ngashyiraho ngaho ubwo abantu babizi ejo bundi ngiye gutangira urugendo rushya rwa kabiri online ndi kumwe n'inshuti yanjye ikumvisha arambwira ngo aka kantu wakageze jingo banza kubitindaho bukeye ndavuga why not ntagashyiramo nimba ari gakirutsinze noneho n'impamvu ibyo nari maze kunyuramo nari mvuze ntari kubundi kubera iki ntanatsinze koko reka ngakoreshe nuko nagakoresheje turaza kwanditsa umuhungu wa Fabrice oye yasashimwe mwana isayimbazwe ureze neza urakomeye ndakomeye na reka uri kumwe na Gakire ndi kumwe na papa wa kabiri papa wa kabiri okay Gakire twareka tugaruka hangaha noneho abenshi twakumenye ukora ku Rugendo TV tukubona no mu ngubu uri kuri Urugendo online TV bagiyeho n'abanakoreka subscribe mw'abantu mujye mushyiraho karakana ubundi byabatwara iki cya kugira ngo umbwire noneho byagenze bite kugira ngo ubundi uve ku Rugendo TV uze ku Rugendo online none wangiza kubimbwira unampe n'inzira yawe mu rugendo rw'itangazamakuru kugeza uyu munsi wenda reka mpite mbisobanura kuko narabivuze cyane no kuvunagura reka mbivugeho gato kuko ibyo bihe byaratambutse nyine bibaho kandi aho byatwerekeje muri rwa rugendo n'ubundi ni heza Urugendo TV
nari nabivuze n'ubundi ku bantu bari babizi ni cano natangije nanayibaho nk'umukozi ariko igira abandi bantu baje duhuza amaboko kubera ndi gutangira uburyo byari bimeze bagira nk'imigabane. Abo bantu rero nibo babisize ku ndunduro, umwe muri bo niwe wabaye nk'aho agambanye byitwa ko tugiye kuyigurisha tunaniranywe aba ari uyigura. Ndumva ibyo bintu narabisobanuye cyane. Nuvango ubwayo mwarashwanye ayohereza nk'undi muntu, yohereza umudiaspora muzaza mwizina rye ubu niwe gatunze aragafite ariko ni byiza cyane. Nanjye rero kubera ko izina urugendo ni izina nari narazanye, ni izina naratekerejeho, ndavuga ntago ndi buritakaze. Already registeringa online TV nka company ariko rwa rugendo rwanjye rugihari. Ndavuga nti twese tugomba gukora ko urugendo ruhari n'urugendo online TV bihari, twese reka dukoreka ntangira urugendo ruke nubwo byari bigoye ariko aho bigeze ndashima Imana, ndashima abantu cyane Imana yakoreyemo bakahita baransama kuko nari nagoye, nari ndangiye. Abahungu bari bandangije, bari bansubije wabo wa Fabrice nari ngarutse ngo duturane makoko sha. Fabrice gutavuka nende abantu mwisegera azina marete nyine undi muhangiritse hako ni heza Fabrice, yoze ni hatureze atari heza sinajya nza kuhakureba kuko ni mu rugo arabareza ariko mutize medamu yagira ako kantu zizemo niko katari sawa cyane. Nuko rero nuko byagenze. Nari ngeze kuri ako kantu ko gushimira abantu cyane, abantu bahise banyereka ko ibintu byose bishoboka. Kumva ntangiye ejo bundi from scratch ariko bahantu ngeze n'ahantu mpura n'umuntu wese akambwira ati congratulations, nasizemo imbaraga nyinshi ndakora ariko nanagira n'abantu ngira n'abantu bambwira ati courage, abareba ibyo nkora kuko ibintu biganiro dukora buryo tugize abantu babireba biba byiza cyane. Dukorera abantu twikorera igeze amaherwa abantu bakabireba tuvuga ati ibyo ari byose abantu bakunda ibyo nkora. Uruvuze rero no ku rugendo rwanjye mu itangazamakuru nduwa kera. Hari igihe umuntu wenda ashaka kumbona akavuga ngo kakire wenda mubonye kuri YouTube nanyuze ahantu henshi mu byandika. Ubundi ninjiye mu itangazamakuru 2013 nkiri umunyeshuri muri kaminuza mu bishyimbo abyinjiyemo nandika nta mafaranga nkubeshye. Amafaranga mu itangazamakuru natangiye kuyaryaho nka 2017. Umva iyo myaka yose nabaga ndaho nakora gakuru nabona kanyuzeho niga muri kaminuza barankoreye n'agakarita inkuru yanditswe na nkirirwa. Urumva icyo gihe hari ama Facebook dusharinga cyane, buri gihe nenzwe ku kintu bita gusharinga cyane. Nanduzaga ikintu bita Facebook, abantu bose n'abahanzi yajya gusura karirimba bagati mujake wa mwana wanduza. Naje no kugira connection kubera koresha Facebook cyane no kujya gukorana na Urban Boys. Urban Boys twarakoranye imyaka ijya irenga 4 basharinga kada byarangiye mbaye official umunyamakuru wabo bari bafite na superlevel.com umufotografe wabo buri ahantu hose bajyaga. Noneho birangira mbaye n'umuntu ubanga indirimbo zabo zose zo kuva nka 2015 kugera batandukanye. Yajyaga kuri YouTube ari nge nyisizeho, gusharinga ari nge mbikoze, kuri radio kuri televiziyo ahantu hose yageraga ari nge. Iyo system nyine nahise njyamo yo gukora ikintu bita ubwo nari nshinzwe ibintu byo kwamamaza ibihangano byabo. No muri za guma abantu babizi narinzwiho ibintu byinshi. Hari abantu bari bajyaga bavugaga by'amateka we ngo umuhanzi yamanukanye ngo kwa steri zingahe z'abantu ngo bagiye ako kantu ninjye yari system yanjye buryo nuko abantu batayizi. Reka atari Nyamasheke nabaga mfite abantu i Kigali abana nkabakusanya ari nk'ijana nkahamagara umuhanzi kera narinzi gushaka amafaranga nafite n'ahantu wenda nkora hamwe amafaranga menshi ariko nari mfite utuntu twinshi nkora. Nimba mfanzanye nk'umuhanzi nkamwereka abana binaha akagugwa 100 avuga ni wowe cyo uzakora no kubategera bakisiga amaranja bandi bagafata ibiki amafirimbi bakaza kuza kugufana. Icyo nkora nuko ituma komisiyo yanjye ubundi ukazana umushoferi babana bawe nkazaba kugereza kuri tele
bagakora akazi nta bindi wanyishyuye nibyo nakoraga. Ibindi bintu mu itangazamakuru nabyo nakoze, nakoranye na Mukuru arinda aremuko muri projet yari afite bitanga higanije nari ishinzwemo itangazamakuru. Buriya na gisupusupu nuvuga ngo irandirimbo ye ya mbere yamenyekanyeho muri musaza ninjye nayinaze hanze nikorera promotion ya mbere irashya. Birandirimbo ubusaza yari yarigendeye ataba mu Rwanda, indirimbo yarayinsigiye ari njye nyifite. Arambwira ati uzakora akazi ndakwizeye, kuko icyo gihe abantu bari bamaze kumenya bazi ko nshwanyaguza. Ubundi bajyaga manager wa Urban Boys bitari shari yajyaga ambwira ngo anduza umujyi, nimba nka Mico yasohoye indirimbo, nka Urban Boys yasohoye indirimbo akambwira ngo anduza umujyi. Kwanduza umujyi rero ni kwa kundi ujya muri boîte mu tubari watambuka kumenya no kumva indirimbo bari kwikina wayisohoye uyu munsi. Radio wafungura ahantu hose yabaga bifite bije, mba ntabwo wabwira umuntu ngo anduza umujyi, yabaga yampaye umufungo umunyamakuru nawe ukanyanyagira nkanabyeta. Ariko nari ntimo n'umunyeshuri icyo gihe, ntabwo byari kubura, ntabwo byari kubura. Ubwo rero ni abo nibo bantu twakoranye cyane. Mukuru wenda twagiye dukorana ibintu byinshi cyane na Demeni itangira nabwo urumva Safi kubera yarazi ibyo nkora kandi yaratangiranye na Demeni yahise andekirita gutangira gukorana na Badrama. Amezi nk'abiri mpita ncika intege kuko nari menyereye Rishari manager wa Urban Boys afata nka Sengsa nka Turasa kambwira wowe ndakwizeye. Badrama kubera ko wakanshyira mu modoka kambwira ngo tugende ubikore. Ndavuga bose ko nariraga ko nijyanye nkavuga ngo umunyamakuru uyu n'uyu ndi bumenye gutya, uyu ni injuga, uyu biragenda utya, nkavuga basi birarangiye. Kandi urukumva nakoraga akazi icyo gihe narakoraga nkarya make, ariko kugira ngo byibuza bisoundinge neza, ngire byibuza abantu bavuga ati wa Uramwana ashoboye. Nakoze n'ubudira n'ubu ndacyabikora, ariko ntabwo byahagaze kujyana abahanzi. Eric Egisedira cyane aranzi, yaranantinyaga akumva yajya ahantu kubabwira ngo bazabazanira umuhanzi, bakamubwira ngo hari umwana bita Samugakira. Icyo gihe nari n'igipeta, akavuga ko igipeti baranambonaga n'abamanibu na Mbata bo bakagira ngo nundi mukire nkorera. Abantu bose bajyaga mu bintu by'ibitaramo icyo gihe, njye nabitangiye kera. Ibintu by'ibitaramo uzi ko nabitangiye niga muri segonderi za 2011. Najyanye Liriji ahantu nigaga muri segonderi isizi, namuhaye 15,000 hari yari menshi. Yari menshi. Warufite imyaka ibiri? Ni ko nari mfite imyaka ibiri. Wumvise igihe twahereye dukora mukubita muri bisi, byabi bisi bitaga Rwanda rwose, akicara amaraza araririmba nishyuzaga desa na Turasa kuri couple mu kigo. Icyo gihe nakoragamo nk'ibihumbi 100. Urumva ari ibyo bintu nakomeje kubikora no kubitangira i Kigali. Nta yindi mwaye nari mfite, najyaga kuri Nyirakabari nkamubwira nti nziranye na Riderman, ntanazi Riderman. Ati namukuzanira kuri make tukumvikana, nkamubwira naye nkajya Nyamirambo guhiga Riderman ku ma studio. Namona nkamubwira nti hari umukire ugushaka man, ibintu nkabikora. Riderman akaza karirimba bikarangira bakamwishyura, umukire akishyuza, Riderman akigendera, umukire akabika amafaranga ingataha n'amaguru nijoro nka saa 7. Ndabikora inshuro nyinshi, izina rigenda rizamuka, abahanzi bagenda bahana nimero yanjye. Ubu jewe nari mfite n'ikintu bita network ikomeye mu bahanzi, ko ari igihe cyageze none bakajya banyishakira akambwira ati bro shaka akazi, kuko icyo gihe naragendaga za Kayonza narafashe ahantu Rusizi na Nyamasheke ho ni mu rugo, ahantu hose warahajyaga wajya gukomanga akabwira ati hari umupeti wacu ujye bidukorera bita Samu. Impamvu mbwiye ngo abana bajya Dira byageze haza kunshaka. Dira aravuga ati nyigisha akazi. Oya yarambwira ati man, ariko nanjye naramwumvaga nyine. Arambwira dushaka guhuza imbaraga tugakorana. Ndavuga ntaribe. Umunsi wa mbere twanagiye ahantu turi kubipanga, ahantu twicaye havuka Gasaga ararwana baradujyana twembi, nuko twahise. Ariko ni inshuti yanjye na n'ubu cyane, ni inshuti yanjye n'ubu. Hari igihe tujya turapaka tuvuga ati bino bintu uko covid yabyishe, ariko n'ubundi bintu byo n'ubu abantu baba bakimpamagara nk'akarere ka Rusizi, Nyamasheke, aho ni abantu bakenera umuhanzi mu bikorwa runaka, habaye ama expo ibiki mu minsi y'abagore, mu minsi y'urubyiruko, mu nama z'ibiki,
bakambwira ati tuzanire runaka. Rusizi bigeze dutora Miss igihe nakoranaga na Nduwimana Jean Paul turi kubiteko. Miss Rusizi yose yarangiye ari nge buri munsi njyanayo buri weekend natwaraga umuhanzi mva nta muntu tutari twakorana umuhanzi tukiri mu rugendo rwawe hari abahanzi bamaze kumenyekana muri iyi minsi Adonayi we Ibuye nahawe ijambo bari abakobwa niwo muntu ijambo favorite ngari ubundi yanyura urubaze ijwi ryanjye ntabwo mureke ubundi si indirimbo z'abakobwa njye nazamenya ngo nubu nahaye ijambo nubu yewe umuzaza nta lyrics ni Vestine na Dorcas Vestine na Dorcas reka mbivuge gutyo ni inshuti zanjye ni abana namenye bari bakiri ku ishuri batari bamenyekana kuko umwarimu wabigishaga icyo gihe ntabwo bakihiga twariganye kuri kaminuza wabigishaga kumuhoza wabigishaga groupe scolaire Muhoza Musanze twariganye kuri kaminuza rero wabafasha aka video gutya bambaye uniform arambwira ngo kunyamuntu ukoresha impano wazaje ko mfite abanyeshuri barenze njyayo kubakoresha Musanze banza no kubabura mama wabo bisaba kubanza kumusobanurira ko ibintu kora ibiganiro bizima akumva ko nyine uri umuntu utagiye kujyana abana be mu bindi bintu ndamusaba ndabakoresha umunsi wa mbere n'abakoresha nijoro ko nashatse kubakoresha bari mu kigo directeur arabyanga yego abyanze mpita mfata umwanzuro w'uko ndi bubarindire bagataha ko biga bataha nimugoroba ndabakoresha ikiganiro kirakundwa cyambere ikiganiro cyambere cyarakunzwe ngiye gusubirayo bwa kabiri bwa mbere abantu bakampamagara aba producer b'i Kigali tugiye ndumva nanahamagaye Narine Gahongayire dupanga ko nzabazana cyangwa se tukajyana i Musanze akajya kubariba ko namwereje utuvideo baririmye indirimbo ze aratangara cyane arambwira ati aba bana baririmba neza ngumbaza kuzajya kubariba nambonye bose ko ari twavuganye ko bari basubiramo indirimbo z'abandi bantu icyo gihe covid biraje bagena babonye mu kwa mbere nkajya mpanga kuzasubirayo duhita covid hiteze ya covid ije ndavuga niva mu ebana nzahita nsubira kureba abana ikiganiro cyabo kirariyebwa cyane subirayo mu rugo noneho mbasanga mu rugo kwa mama wabo bana batwakira neza turaganira icyo gihe rero nibwo nanabahane nimero za Gahongayire baravugana ntabwo rero njyewe Vestine Dorcas abantu bagiye babyitiranya cyane ngo Vestine Dorcas niwe babazanye oya gusa ku muziki wabo watumye ni hari wabagaragarije isi hari uburyo no kuvuga ngo nimba narabakoresheje bwa mbere wenda iri natari yabafata Kwirene nyine nimba yarababonye binyuze ku rugendo wenda TV inakoragaho akabafasha ni ibintu byiza abantu kenshi kuri ziramvuru zacano bakunze no kujya bamamagara ngo bagowanganishe imitwe nabaga ntaya Irene hari ibyo yakoze kandi no kuvuga ngo ngiye nimba nari mfite tara yo kuba nazana umwana uririmba ntago mfite tara yo kumanaginga nabona undi muntu mu managinga icyo nshaka nuko wa mwana nazanye sinawe gusa ari nabandi hari undi mwana uririmba nka Marina Demeni yari yanafashe haza mu tuntu twuko papa yavuze nabanza arangiza secondaire bari kurangiza no mwaka nubundi amasezerano arahari afite n'indirimbo nziza ziri muri Demeni ubitarashi yakoze zimeze neza cyane abantu bazazumva nizijya hanze rero niyo mpano mfite none ubu hari nabandi bana bacuranga amagitari n'ibikinagenza bakabona abamanaginga ba Jimmy Murisa ntago rero njyewe nari gufata Vestine na Dorcas ngo mbajyane muri studio ntago nari kubafata ngo ujye mbandikira indirimbo kuba Irene yarabafashe kuriya ukuntu ubundi byagenze njye nkimara kubakoresha ikiganiro bwa kabiri njye na Chase na Peter arambwira ngo sinabo gusa mwana ucuranga umwana uririmba nka Marina nabo arambwira mbamuhe nta telefone rero bari bafite ariko nyuma yaho byaje kuba njye sinyashaka kuvuga uburyo ibya Irene nabari abana ngo nanjye ngo nimba narabamuhaye nibiki gusa nishimiye uburyo bya intambwe bagezeho nishimiye abana uburyo bameze kandi abana ntabwo nubwo babaye abastar baramvugisha bagira nimero zanjye turavugana mama wabo turavugana mukuru wabo turavugana
ntabwo birengagiza ko nubwo bamenyekanye nagiye kubareba kabiri nkabakoresha ibiganiro kandi muri ibyo biganiro bakoresheje hari icyo byatumye hari abantu byatumye bamenya benshi kuko niba ibiganiro bakoresheje byarajya birebwa hejuru y'ibihumbi 100 n'ijana hari abantu babamenye nishimira iterambere ry'umuziki wabo ni ibintu byiza n'ejo bundi mfite abandi nzazana nabo bakoma bahari n'iki n'icyamamare hari abandi nabo ndenda kujya kureba iwabo bampamagaye banyuruje utuntu twabo nabo nimbazana mu kanya undi muntu akabifatira bazahita batangira ngo he uburyo tuba dushaka ni iterambere ry'umuntu Fabrice nimbaje gutya ubuzima bwe buhinduke kandi bya Fabrice bimeze neza ubu ngubu so ino kwecyo isemo Fabrice sa Fabrice reka nkwereke ntago nge nishimira ko Fabrice ubuzima bwe bwagenda neza ntago nge abantu baje banabyumva Fabrice ntago wenda tuba tumukeneye ngo aze hano avuge akora umunwa agira ute yige nabi Fabrice yavuze imivugo Fabrice yahuye na Madame President wa Republika nyuma yuko ahuye nawe ubuzima bwa Fabrice bwarahindutse uko bwije nuko bucye ubuzima bwa Fabrice bugenda bumera neza ntago Fabrice rero ari kuvuga ngo aza hana akavuga style nge ntago manshaka ko nimba babana twabonye mu cyaro ameze nabo abantu bakamukunda usigara ubona wa muntu agisa kwa kundi abantu warabibonye ejo bundi nagiye kureba buskete asa nabi ngerageza uburyo nkora akantu gato mu bushobozi nari mfite ko kugira ngo ase neza yambwiye ko n'isaha yambaye ngo ni sawa noneho ngo karatike nageze aravuga ngo sa uragarutse badukora ko ngiye nitwa Samuel nanjye sinani basama ari Samuel witwa niwe none Samuel ngo Samuel ngo sa uragarutse none Samuel ngo Samu gakiri ngo mpaye isaha nambaye umusaza yaramburutse urumva nakantu nakoze nagiraga ngo agarura ibyishimo ko ari ibiganiro bya mbere nabonye abantu bayaga bamukoresha bashaka kwerekana ko ameze nk'igisimba arya ibintu by'ibyatsi naravuze waye note buskete umuntu atakicara ngo asangire nawe n'umuntu agarura ubumuntu bwe nkora ibyo bintu ariko Imana ishimwe ko nibyo nkubwiye ngo ibintu byose aba ari ugutangiza urugamba nose nyuma yuko mbikoze noneho nabonye abamushyiriye amakostime bamushyiriye ibiki bamurishije inkoko urumva kakantu gato nakoze abantu bari kumpamagara ngo buskete wowe ngo ntavuga buskete ntago ari uwanjye buskete ahubwo ndishimira ko abanyamakuru bose bajya kumureba ariko byibuze umugezeho agasiga akantu byibuze nimba ubonye buskete adafite inkweto nimba ubonye adafite nakoze n'ikimenyetso cyo kumwoza ibirenge yaramwogeje ibirenge man kandi ntago rero yanabikoze byari bimvuye ku mutima ari mushyiriye inkweto ibirenge bye bisa nabi ndabyoza ntago zazarajyamo ibirenge bye bisa nabi birumvikana ntago nari kubikora nakoze kiriya kimenyetso kugira ngo byibuza n'undi uzajyaho noneho wenda ubundi azanamwuhagira muca inzara bamwogosheshe ko n'ugutangiza urugamba ntago navuga ngo ndamujyana ngiye Samu gakire muhindurira ubuzima ahubwo nimba nkoza kandi kantu ibi bintu tubamo aba ari umuryango mugari ushaka no gutanga ku kamenyetso undi muntu akavuga ati udukurikira akavuga ati nanjye uwo muntu nzamukorera iki undi mu YouTube akajyayo akavuga ati buskete wenda kuko reka nkubwire buskete kumuha isaha ashobora no kuba atazi kwibara ariko wabonye ko biri mu byamushimishije kumuremera ibyishimo ntekereza ko njye nagezeho nkigera bwa mbere sinzi ikintu cyo kimwe cyo twakoranye nawe yego burije bavuga isaha ngo isaha gakire w'igisaha kagira nari mfite ubwoba ko bazayimwiba nimba kiyifite Imana ishimwe kuko naramubwiye isaha akajya ambwira ngo ndajya nyishyira mu mufuka kuko abantu bose bari kumbwira ngo iyo sanga ubwo se n'ikintu cyanambabaje hari abantu bakajya bavuga ariko mubura guhanga abantu bazima ibintu ndavuga ngo nk'iyo ngiyo bagiye guhita bayimwiba ndavuga kuki abantu bashaka ko buskete azajya ahora ari wa wundi usa nabi mu bishyimbo uhekenye ibintu bibisi bamufata muri iyo shusho n'abantu baturanye iyo bamubonye agorewe nk'izo nkweto ubona nyine agashiha kuki ngo umuguriye nanamuguriye inkweto ihenze bose baba bababaye niyo uvuze ngo ugiye kumugurira baravuga ngo akantu ko kunywa abantu baravuga ngo mugurire ibikwangari n'ibyanywa bya biyoga by'ibikorano bigura desa turuwasa aba ari byo umugurira ariko buskete ni umuntu kimwe n'abandi agira ibyishimo wabonye ko yizihirwa ni umuntu uhakana kubwira ati Imana iguha umugisha akagushimira akavuga turakoze
ni ibintu byiza rero ako ni akamenyetso umuntu aba akoze nka Fabrice arimo mukoresha ikiganiro nk'uku umuntu akishima akavuga umwana namukunze ejo akavuga ati Fabrice reka mugurire agakweto cyangwa reka muhe umupira nk'uyu mupira ni umuntu wamukunze ku kiganiro nakoze amuhana baro yo gukina Fabrice ahubwo Fabrice abantu ndashaka ko ejo naganiriye n'umuntu w'umukire ufite kampani ikomeye arambwira nzabiganirizeho umubyeyi we twumve ubwo ndashaka kuzaganira na mama we turebe nimba ariko nta kintu bishaka kwangiza mu masomo ye nk'ukaboneka muri vacances kuko ikintu cya mbere kuri Fabrice n'abamufasha bashaka ko yiga kandi byaranagaragaye kuko amaze kugira improvement mu cyongereza abanya nkubise ibintu bya muri science bya germination seed na biruka niga mu gatatu secondaire kera buri za 2010 uyu mwana nkanjye wamukurikiranye imbere agitangira kiri za makoko iyo mubonye ubu kabisa mpita none ubu ndamuhuza na bagasogi biga za King David deba bana bagasikira biga mu bigo byiza n'abandi bana bose biga mu bigo byiza uramuhuza nabo mani ahubwo ugasanga bibuze kumva afite deba afite iki afite umwana ushaka gukora deba mu cyongereza yiga mu wa kane primaire ase kujya kure igihe twavuganye iminota nk'itanu mu cyongereza icyo ni ikintu cyo kwishimira rero naho buri Fabrice ashaka kwamamaza ariko ibyo ikintu cyose yakora ubundi dushaka ikintu kitamwangiriza amasomo kitamukura mu murongo ko Fabrice nk'ubu ameze utamurebereye haba mu gukora ibiganiro haba mu bindi bintu byose yatambikira yakangirika byaba ari bibi cyane ariko ubu ibintu byose babiri ku murongo nk'ubu abaje mu kavakanse akaza kunsuhuzaho tugasangira kanoheri nkamutembereza ahantu uri ngongera nkamutegera ubu akongera agataha iwabo Inyamasheke kuko abafite amasomo yo mu biruhuko agenda Nyamasheke uvuga sa niho mu rugo njye mba ndi proud abantu kuko nawe wanyu mufite abana bacu dufite amacumi ngende nyagenda njye niho navukiye rero nize umwana gatanu wanyu mu mwitanga iki umwana gatanu wanyu mu mwitanga wanze kari tarisisira oya dufite imfura dufite igirana mfura n'umuherezo none wa gatanu mu mwitanga gatanu witaga iki sa hari ubuheta ni uwa gatatu ubwo uwa gatanu sobanura ikira sigisiberi oya sigisiberi ni gatanu tarisisi nyandwi gatanu nyaminani gatanu bamwitande umwana wa gatanu bamwitande nyaminani nyaminani n'umwana cyangwa se minani ngo gatatu bamwitanga iki ubuheta wa gatatu bamwita ubuheta none ubwo wa kane ubuheture wa kane ubwa gatanu ni ibitera ibitera ni ibikoko ikiganiro kiraryoshye burya uravanga akaryoshye ngo uramwitama ono tumeze nk'abari gusoza nshaka kugira ngo Fabrice yakomeje kanavuga ngo uri papa we wa kabiri ni ibintu bishimishije ubona ku isi papa we wa kabiri ariko se ubundi mubaza rero kubera iki hari impamvu yambwiye ko Sam yaramfashije mu rugo aradufasha yajya anyaruka akatuzanira nk'agafuka k'umuceri cyangwa kakawunga mu rugo bikadutunga akatuzanira amavuta akohereza mama mugende nk'ano iminsi mukora akamwohereza nawe noheri nyine numva pe namwishimiye numva mufata nka papa mu gihe papa adahari n'ubu hari nyine agakoresha ibishoboka byose mu rugo inzara ntitwice njye twaba tujya nko kubura tukamuhamagara nyine ubuzima bugakomeza ariko nyine fa ijambo rimwe kuri Fab rimwe gusa nako kuri Sam Gakire nyine ndamushimira kuko yaramfashije imbere muri kamera mushimire bari no kukureba kuko yaramfashije cyane imyambaro nambara nuba wayinguriye kandi nyine ibintu byinshi mba mfite nuba wabinguriye ku ishuri naho ndiga ngatsinda nataha nkavuga ati mubwo nta kintu gihari nkamuhamagara nkavuga ati mubwo nta kintu gihari akavuga ati ngiye gukoreza akana kanaka Burya byiza cyane umusa urugendo rurakomeje so Gakire dusoza ubutumwa ubu mu ijambo rimwe babwira abantu mutangirana urugendo yabona urugero umuntu yatangiye gukira agashaka kwikubira kugira ngo wa wundi batangiranye yongera musubize mu bigori aho yahoze ubutumwa ni ubuhe ubundi bwa kabiri ku bantu bamanaginga abantu cyangwa se bafasha abantu ubona ko hari abantu bafasha abantu yamara kumubonamo
isukari yamukuye bakimara kuyimukuramo yaramushakamo agahita amujugunya akongera agasubira ahandi yahoze. Ubutumwa ugenera abantu babiri ni ubuhe? Ndahera ku butumwa bw'abantu nyine bashaka ko umuntu yasubira hasi, cyane cyane abamashyari ntago babura, cyane cyane nk'ibi bintu tubamo abantu batabizi neza babimenye ko habamwe amashyari kandi aba muri bagenzi bacu. Ntabwo umuntu narabivuze, ntabwo umuntu w'umuhinzi azakugira ishyari ngo ufite YouTube kuko ntabwo azi ari ibiki, abakanda wakirebera agaseka, ariko ntabwo azi ngo YouTube ikora cyangwa se YouTube abantu babona amafaranga ute, ibyo ntabyo abazi. Amashyari arimo, icyo abantu dugomba gukora nk'ibintu bya cyane cyane no mu bindi bisanzwe, ariko abantu bareka amashyari, ariko cyane cyane muri iki kibuga turimo ni kinini, ntabwo gukoresha Fabrice urarebwa ndamukoresha ndebwe, urakoresha Busyete abantu bakurebe, n'undi namukoresha nandi namukoresha, bose abantu bona ibiganiro babirebye. Kuki wumva ko mugenzi wawe utakora nawe ngo akore tere imbere? Je nabibwiye abantu nabigane navuye ku rugendo TV, ariko atari n'uburyarya, ninakubwiza ukuri mba numva bazamuka nanjye nkazamuka, twese tukazamuka, kuko irani yasigaye hasi nta gukora. Ni ugomba gukora challenge kugira ngo ukore cyiza, tugakora twese tukazamuka ku buryo ntabone ndi gukora. Simbizi nimba abo abafite ishyari, ariko nta shyari mba mbafitiye, nje mba numva batera imbere. Turanavugana n'abakoraho akambwira ngo amaye umuntu ukoresha, nkamubwira nti urashaka ndi nkamumuha. Nanjye ubwo ninjye wenyine nzamuhamagara mbwiye nti marunaka. Ibyo nibyo numva twese twagakoze, nta bintu byinshi cyane. Ikindi ku managinga nk'ubushaka gufata nka Fabrice, nk'ukavuga ati Fabrice ari trendy. Fabrice ni umuntu wamaze kugaragaza, hari igihe umwana aza, hari igihe tugira abantu bagahitinga, ariko kumva nta content afite igumaho, ukavuga ati uyu muntu nubwo ari kuza akavuga utu tuntu ejo n'ejo bundi bizarangira nta kintu azaba afite, duhite tumwibagirwa. Nkuko twagiye tubura n'urugero ndi kuguha abantu bita ba babuji. Icyumweru kimwe babuji ni abantu bajya baza bagafata umujyi ariko ugahita, kuko nta kindi kintu yari afite. Ibintu byamuguyeho kuri mikrofone arabivuga biratrendinga bita birangira. Ariko nimbari Bruce Melody, nimbari kingi musi wari kuri stage iwacu, stage irangiraho bukigiye kumuga ku mutwe. Iyi stage hapfiriye abantu babiri. Inyamasheke bari baje nyine bakoze igitaramo muri iwacu, stage irahubuka, none abaje igiye kumugwara se bakagwa hejuru y'abafana, none hari ikiradiyo kinini cyakimanutse ahantu kiragwa kigwa ku bana babiri. Ako nakari kanyuzemo kamakuru umuhungu wanjye ararimo aduha byabereye Nyamasheke. Ikindi abantu bamanaginga abantu cyangwa se ugafata umuntu nk'uyu, nyankunda kubibona umuntu hano asigaye aza yavuga utuntu tubiri, byarantunguye kumva ngo inyogo ye ngo ufite manager. Je naramuhamagaye ndavuga ndashaka dukorana ngo vugana ngo na manager, ndavuga manager agiye ku managing ibiki uyu mwanya nanga kubitinda, ndavuga bana umuntu ari kuza yavuga akantu kamwe gahita agira, uravuga n'ubu wasanga ari nko kwakunda abantu iki kibabaje ngo reka bivuge. Naranze kubivuga ariko kamivuge. Ara kanavuze ko abanyamakuru ko tugira amashyari. Yego bro man arahari. Tekereza kujya kuvuga, nayibonye ahantu kuyica no runaka bavuga ngo ngo gutanga 2,000 ngo nyo wahaye nk'inyogoye, ariko bro kamubwire nta muntu wakoresha ngo mu 2,000. Ntabwo birabintu nicyo cyo baga cyo manager b'ibisambo. Abantu mani bakora ibintu byiza nka 30 akagenda agareza uramuje makamama nk'ibihumbi 2,000 cyangwa se 1,000. Bakora ibintu byiza nimba ari nk'inyogoye wenda nka kuriya nka yago wenda ari kumuhindurira ubuzima, turi kubibona hari ibintu ari gukora byiza, ari gutanga urugero, ariko n'ubwo manager umuntu ari ku managing ibiki hariya yagamuhaye 40 amukubitemo 5. Ni nkuko umuntu bari kuza kumbwira ngo managing Fabrice aracyari kwiga, wenda ngiye icyo nakora namureberera nkamufasha yazajya nakora ibiganiro sintume arengera cyangwa se avuge ibindi bintu nkamera nk'umuntu umubaye hafi. Ariko ugiye gufata Fabrice wenda uramutwaye ngo ugiye kumumanaginga, wenda atangiye njewe n'ikintu cyose nk'ubu cyaba kuri Fabrice agize amahirwe wenda akagira nka company imukenera, nguhamagara mama we nkamutegera akazamuka. Ayo masezerano nkamugani yagera umukono dore batanze amafaranga ya nayo biragera cyo nayo ibintu byo sinkeneye umuntu uzayavuga ngo abana warabari uza abantu babone Fabrice asinye
bakwereke barajya basanga mama we bamwongorera bamubwira ati yubatse etaje i Kigali kubera umwana wawe sinzi umuntu nigeze gukorana nawe mama arabimbwira ariko abaturage bamubwiye nigeze gukorera ku Isimbi ikiba handi ku Isimbi hoteli yagiye nyimara kuvuga ngo icyo kigo nabangijeho ngo Sainte Catherine makoko hamwe navuye ngo nzashaka umugore w'inzobe ariko none unabivuze mbere uko mbivuga hano ndi kuvuga ngo 0+0 ndi gukoreshwa na Isimbi ngeze mu rugo mama arambwira abaturage bambwira ati ngo nagukoresheje yari amamiliyoni ikiganiro cy'umunsi umwe kigira amamiliyoni cyo kugira gukuza ubwenge none se urumva ko nk'ako kantu umuntu arareba akavuga ngo ngo views ni biki ngo umwana wenda yageze ariko tujye tunabireba nimba ukoresheje n'urugero nka Fabrice ukamukoresha nk'ikiganiro wenda n'urugero nkanjye nkunda kumukoresha reka mbivuge kuri iki ni umwana yavuye mu cyaro ni umwana wenda ufite famille ushaka guha mama we umufuka w'umuceri ukaba ubafashije gusa wayi note nibwo avuze ngo ibyo ngibyo nanabikora ntamukoresheje kuko ubu naramwikundiye ngewe fese ariko se nimba nanamukoresheje icyo kiganiro kikarebwa kuki ntanavuga ati se byibuza reka ngira akantu kamwe byibuza supporting umwana reka ntaburi inkweto reka ntaburi imyenda imeze neza tumusharinge gutyo ntibe byaye nibyo kujya nza muvome mu views nkuko ari kubivuga niba bizaba nka kwa kundi mama wa Dorcas bari bamubwiye bati Irene yujuje etaje kubera views urumva we views miliyoni za views yazibaraga mu manyarwanda ibintu bya YouTube bizicisha abantu navuga nti Samu gake wakoze kwemera ubutumire bwacu na Fabrice uzigohodinga umunyamakuru sha ntago babyoje man njyewe cameraman simbizi ukuntu njyewe kunkoresha ikiganiro birangora uzi ko nabimenyereye ejo bundi nyine ntangiye kubisobanura none hari naho nagera akambwa ko simana kuko mbona ufite isoni man inde wankoresheje ikiganiro kase Pizo kajyambwira ngo man ngufite isoni gawe hari man nawe wicaye hano nicaye nuko uhora ubaza buri munsi uri kumva ko ari we bagiye kubaza ntabwo nashobora kwicara wicaye man njye narabimenyereye sinkubeshye ibiganiro narakoze muri kiragiye byakoze ikintu bita kuntinyura nyine kumva ngo kuko mbere urabiza abantu baba YouTube akenshi turihisha akenshi abantu bahora babona abantu turi gukoresha hari n'igihe abantu unyura ahantu bavuga se ni we runaka tinyendeye ibiganiro byawe batungurwa uri mu modoka kwano bari kureba urugendo ruranye bicaye bari guseka umunyamakuru w'ubukunde basaga kandi bicaye iruhande udere ikiganiro nakoreye na Fabrice cyambere ngi Nyamasheke najyaga nicaye mu modoka nsanga abantu bose bariho bari guseka ndiyumanganya ariko nkajya mvuga ntegewe urumva nari gutangira urugendo nawe kandi mujyi ndawufashe njye na Fabrice bari guseka urumva ko nta kantu kakumotiva kakaguha gukora ariko akenshi nk'ibiganiro bya YouTube kubera uko tuba tugaragara ariko hakundi ubuze ukabaza umuntu kandi aba ari byiza ariko nk'ubu kugaragara uzi ko njye abantu batangiye kumenya isura yanjye ejo bundi kuko njyewe njya ngaragara mu bikorwa byo gufasha cyane nibyo muri gushaka ariko nk'ejo bundi najyaga ahantu ngo siwe nandi kubona ngo kwayago ngo niwe runaka nkavugana amaye nka bino bintu byo kugaragara ko mbona kandi abiza abayutuba benshi baritsimba kwigira kuri botike ugiye kwigurira akantu ubundi ibintu byo kumenyekana ntabwo ari byiza cyane nijoro nandi gutambuka nijoro umuturage aramubwira Fabrice aravuga ati na nijoro abantu barakubona bakakumenya mu gicuku kako nakamamare gato ntabwo wakikopesha wakoze cyane bane ngo mugisha ikintu ngiye gushimira Legacy ndabashimiye cyane kuko muri mu bantu namwe mwatangiye urangiye nkunda umuntu utangira nyine urugendo ubundi ibintu byose tubyita ko umuntu ari gutangira urugendo ukuntu mwatangiye muri mu bantu mwagiye mumpa courage kuko hari ukuntu umuntu atangira from zero nyuma y'igihe gito ukabona nk'ahantu mugeze ibyo byose biragaragara ko mwarakoze abantu babatije views zabo babatije megabyte zabo barareba ibiganiro kandi ikigaragara ko mwakoze ibintu byiza mukomerezo ndabashimiye no kuba munyakiriye mani njye mbiha agaciro y'umuntu anyakiriye ntabwo kubera ko nzi uburyo buri bibashije nk'umuhanzi hari nk'umuntu uvuga ati gutigita interview biragoye
interview dukoze kuri nge iba ifite agaciro kuko hari umuntu uri buhita avuga ati Gakire nari naramubuze birashoboka cyane kuko nabonye n'ikiganiro Manibu yankoresheje ejo hari abantu bari guhita bavuga ngo gusenga ko twari twarakubuze waragiye urumva hari umuntu ugiye guhita ubona hano atajya ku rugendo online TV akore subscribe nabashimiye ko mumpaye umwanya ntago biba byoroshye kugira ngo umuntu aguhe platform uvuga ibintu byawe uvuga ibyo ukora ntago biba byoroshye Imana ibahe umugisha kandi abantu bose babakurikiye babakunde bakunda urugendo TV bakore subscribe n'abakunzi b'urugendo TV hano naho ni mu rugo kabisa Fabrice wakoze cyane nawe